Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabashimiye cyane ko mukomeje kudukurikirana kuri urubuga rwacu rwa Facebook ndetse na YouTube. Imana ibamugisha. Turakomeje rero na gahunda turimo iminsi 21 turimo turavuga hejuru yo guca bugufi imbere y'Imana kugira ngo Imana itugirire neza. Turizera ko hari ibintu byinshi Imana iri gukora mu muryango, mu gihugu ndetse no mu buzima bwacu. So rero guca bugufi ni iki? Iyo tuvuga guca bugufi ni igikorwa gikorwa mu buryo bugaragara ariko cyahereye mu buryo bwo mu mwuka. Reka mbisubiremo, ni igikorwa gikorwa mu buryo bufatika ariko kigakorwa gihereye mu mwuka cyangwa se ahatagaragara. Ni kuvuga ngo guca bugufi kugomba kuba kujuje bino bintu bibiri. Kugomba kuba kujuje mu bigaragara no mu bitagaragara. Ni igikorwa rero gikorerwa Imana, gikorerwa abantu. Nicyo gikorwa kigomba gukorerwa Imana ndetse n'abantu tubacira bugufi ndetse n'Imana tukayicira bugufi. So rero ni igikorwa gikomeye kandi gituma habaho impinduka mu buzima bwacu. Ni igikorwa gituma habaho ibintu byinshi bigenda neza, yaba mu buzima bwacu, yaba mu buzima bw'abo tubana, yaba mu buzima ndetse bw'igihugu. Iyo abantu bafite guca bugufi, iyo abantu bafite kugucirana bugufi, hari ibintu byiza bizana mu muryango, mu gihugu, aho ukorera, aho ubaye. Guca bugufi ni ikintu cyiza cyane. So rero guca bugufi imbere y'Imana bizana iki mu buzima bwacu? Birava mu gitabo cy'Ingoma za 2:7-14, aho twahagaze muri iyi minsi turimo, bivaye n'ibihe turimo. Iryo ni ryo jambo rijyanye n'ibihe turimo. Ubwoko bwanjye bwitirirwa izina ryanjye nibahindukira bakava mu ngeso zabo mbi, nanjye nzabumva ndi mu ijuru, mbabare ibicumuro byabo, mbakirize n'igihugu. Iyo twaciye bugufi iragikiza. Biravuze ngo izatubabara ibyaha byacu, idukirize n'igihugu cyacu. So rero muri bino bihe turimo bitoroheye isi, bitoroheye amahanga, bitoroheye isi turimo, njye ntabwo natinya kubivuga. Isi irimo kugenda irangira cyangwa se itakaza uburyohe. Ibi ni ibise turimo kubona. Izi ni ingaruka z'ibyaha. Biravuga ngo ingaruka z'icyaha ni urupfu. Ahantu hose uzabona urupfu cyangwa se impamvu mubona isi iri mu rupfu, ifite urupfu rudashira, nuko isi ifite ibyaha. Rero isi ibyaha uko birwira bireka tugira ngo n'ubuntu bw'Imana buragwira. Aho ubuntu bw'Imana bugwiriye n'ibyaha birahagwira. Turi mu bihe by'ubuntu ariko nta nubwo bikuraho ibyaha. Ibyo mubyumve neza cyane, cyo aho ushaka kugera murahumva. Ibyaha bihari, ibyaha uko bigwiriye ni nako n'ubuntu bw'Imana bugwiriye, kuko Kristo yaje gupfira icyaha cyangwa se abanyabyaha. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ngo umwe ategeze kumenya icyaha. Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo abanyabyaha Imana ibashe kubakiza. So rero Imana ishimwe cyane kuko icyo gikorwa Yesu yadukoreye, ariko mugomba gutandukanya umurimo Yesu yakoze ku musaraba ku bwacu n'umurimo Imana irimo gukora muri twebwe ku bwa Yesu Kristo watubambwe. Ni ibintu bitandukanye. Hari igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, ariko hari n'igikorwa Imana ikora muri twebwe ku bwa Yesu yadukoreye ku musaraba. So rero ni ibintu bitandukanye. Kuri Yesu yararangije byose. Yaraturababariwe, twarabohowe, twarakize. Ibyo byose yarahiye, byararangiye. Abasigaye yuko umuntu ahinduka, abasigaye yuko umuryango ufata icyemezo cyo guhinduka, abasigaye yuko igihugu nacyo gifata icyemezo cyo kuba cyatambirwa Kristo, cyo kwegurirwa Kristo. So rero ni intambwe ikomeye. Iyo ntambwe itabaye, biravuga ngo mureke ijambo ry'Imana rihindura ibitekerezo byanyu, nubwo muzabasha kumenya neza ibyo Imana ishaka kandi bikwiriye rwose. Rero iyo abantu cyangwa se umuntu wakijijwe cyangwa se umuryango utakiriye ubwo buzima, ugendere muri ubwo buzima, wemere ubwo buzima, uhitemo ubwo buzima, ni ikibazo gikomeye cyane kugira ngo umuntu ashobore kubaho mu buzima Imana imushakamo, nubwo Yesu yarangije byose. Pawulo yabivuze neza ngo ndaciruka kugira ngo singire icyo Kristo yamfatiye. Hari icyo Yesu Kristo yadufatiye, yarabirangije byose, ariko ni wowe kubifata. So ijambo ry'Imana iyo ritumurikiye rihindura ibitekerezo byacu, tugasingira icyo Kristo yadufatiye.
tukabaho ubuzima Imana ishaka ko tubamo, tukagendera mu buzima Imana ishaka ko tugenderamo, aho tunyuze tugatanga ubuzima, amagambo atuvamo agatanga imibereho, agahindura. Ariko rero iyo abantu bagarukiye mu Kristo bw'amajambo gusa, kuko uvuga tugukamwa, batabaho mu buzima Imana yabafatiye ku musaraba kubwa Yesu, ni ikibazo gikomeye cyane turimo.